abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'183 cy'ikinamico Shira Impumu, aho babifashijwemo n'umushinga dufatanye urumuri, aho Formina yasoniye kwishyura imitungo ye basahuye n'iyo bangije muri Jenoside yakorewe Abatutsi, barimo Kimonyo na Simbikangwa bashakaga kujya kumushimira. Karinganire we, nyuma yo gusobanukirwa ko ejo hazaza h'u Rwanda hari mu biganza by'urubyiruko, yahisemo gukora cyane kugira ngo azavemo rwiyemezamirimo utanga akazi ku bandi. Naho Ndori we, nyuma y'igihe kinini atagira telefone, yashyize arayigura. Ese nk'urubyiruko, iyi telefone igezweho hari ikizamufasha mu gushakisha amakuru yamugirira akamaro? Mu rwego rwo kubamara amatsiko, reka mbarike mukurikire igice cy'184 cy'ikinamico Shira Impumu. Gukunda ntako bisa, iyo ukunze ugukunda, ngewe nyabusa uwo nkunda, uwo mpoza ku mutima, mbwira nawe niba unkunda, oya bimbwire mbimenye yoho, zuba ry'umutima wanjye, ntuzampemukire. Ariko Alice yarahindutse pe, nsigaye mwandikira kuri WhatsApp ntansubize. Uriya mwana ko mwemera nzabigire ntera. Yewe, reka mfure vuba, nitegure nze kubona akanya ko kujya mu nteko y'abaturage. Ariko Ndora rihera. Ndori we! Karame mama. Waje ukamfasha gutegura ibyo guteka, kubona nge ndimo gufura. Ese ubundi urakora iki aho mu nzu? Hari ibiganiro ndimo kureba kuri YouTube mama. Ese aho waguriye telefone nta wundi murimo uzongera gukora muri uru rugo? Ubu ko kuzajya wirirwa kuri telefone unarara uyivugiraho, amaherezo aba yahe? Ubu mera agiye kundaburiza ubwo atangiye kuvuga ko ndara kuri telefone. Niko Ndo, si wowe mbwira. Ngwino umfashe guteka abana batava ku ishuri bagasanga bitarashya. Ndaje mama. Ariko Ndo, ubwo ubona iyo telefone itarakubereye ikiyobyabwenge wa mwana we? Gutese mama. Iri joro nka 9 siniciye nkasanga uri kuyivugiraho. Buriya ko kutambeshye, ari amasaha uri kuvugana nande? Ni umuntu uba hanze twavuganaga mama. Hari imishinga twaganiragaho. Kandi wa mwana we nsigaye nkureba ibikoba bikankuka. Nzaba ndeba umusaruro uzava muri iyo mishinga ikuraza rwa ntambi. Humura nta kibi kibirimo. Ahubwo se turateka iki ngo ngufashe? Genda utonere igitoki nicyo tuza guteka. Aretse tugateka umuceri mama, ko numva ari wo nkumbuye. Ikindi kandi wibuke ko ntazi guteka igitoki. Ariko uba muzima wa mwana we, niyo ngano yawe ntago uzi guteka igitoki. Ubu se ndwaye ntabwo wateka. Nagutekera ibindi bitari igitoki. Va mu maso, genda uhate igitoki ndaje nitekere. None si icyuma kirihe mama? Akasakumirora, ubwo urashaka kugihata. Genda ugitonoze intoki cyangwa ubireke Ndo. Wirakara reka mbikore mama. Aba bana rwose iyo satari hano bifata nabi. Iyi ngeso Ndori yadukanye ndaza kumuhagurukira. Umwana ushaka kurya nta karimo yakoze. Mere nawe arandaburije. Ubuse y'amakashi y'iki gitoki araza kumvaho gute? Yewe, mureke tuganire badi, amasaha arakuze. Murakoze cyane. Ngira ngo muribuka mu minsi yashize ubwo twibukaga ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ku Gasharu, ko Kampira atabashije kuboneka kubera ikibazo cy'ihungabana yagize. Nge naramuhamagaye ngira ngo munyureho tujyane, nuko telefone yanga gucamo. Yewe, nari nayikuyeho Zawa. Numvaga nta muntu nshaka kuvugana nawe. Birumvikana ntabwo wari umeze neza Kampi. Ubwo rero tubana muri club dufatanye urumuri bamaze kumenya iyo nkuru. Bagiye bagerageza kuza gusura Kampira uko bashobojwe. Rwose bambaye hafi.
ndetse na mujyanama yaransuye aranganiriza numva nduhutse umutima. mu bihe nka biriya wari urimo wari ukeneye uwo muganira akagutega amatwi, nabyo birafasha. nabyo biruhura umutima. Ntabwo biba byoroshye mwa babyeyi mwe. Buri gihe tugeze mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi akenshi ndongera ngasubira muri bya bihe mu ntekerezo. yo ubwo disi iyo wibutse ibyakubayeho bibura aho bikwirwa ukagira ihungabana. Erega buri mutima wanjye uracyafite ibikomere nubwo hashize imyaka 30 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. burya gufatwa ku ngufu bigira ingaruka ku wabikorewe bigahungabanya n'imitekerereze ye. gusa ugomba kugerageza kurenga amateka y'ibyakubayeho Kampi, ugatekereza ejo hazaza hawe. niko bigomba kumera. ese Kampi, Karameza wa, ese afise nta kiguhoza ku nkeke akubaza papa we? icyo kibazo ntabwo akikimbaza. Masenge Foromene yaramfashije aramwicaza aramuganiriza amusobanurira amateka ya jenoside yakorewe abatutsi twanyuzemo n'ingaruka yangizeho zirimo gufatwa ku ngufu akavuka. nubwo wafashwe ku ngufu ukiri umwana ukabyarana n'uwo utakunze ntukwiye kwima amahirwe ngo upfukirane amarangamutima yawe. ubwo wabonye umukunzi muzabana guhoza ayo marira. ese wa mugani ubukwe bwawe na Fideli bugezeye Kampi? Yewe tubirimo, hatagize igihinduka uyu mwaka wasiga dukoze ubukwe. Ariko simbabeshye, rimwe na rimwe hari igihe numva nabivamo. oya ntibikabe. nawe ugomba kugira umuryango Kampi, ukumva icyanga cyo kugira ukwitaho. biradusaba ko tumuba hafi da tutazamubura ku munsi w'ubukwe. ni ukuri birakwiye rwose Kampi, maze rero ababyeyi tubana nawe mu itsinda bagoboka muryango twifuje kugusura, nuko duhitamwo abaduserukira nk'uko dusanzwe tubigenza, ko tubona twaje duhagarariye abandi. iyi envelope ubona irimo ubutumwa bw'itsinda baduhaye ngo tubugushikirize. badutumye ngo tukubwire ngo komera kandi humura nturi wenyine. maze rero uretse iyi envelope aba babyeyi twazanye banze kuza imbokoboko. twazanye ibiseke birimo imyaka n'imbuto twejeje kugira ngo bibe bigufasha muri iyi minsi utaratora agatege ngo usubire mu kazi. Mwa babyeyi mwe, ni ukuri rwose murakoze, Imana isubize aho mukuye. Mama, wabibonye ibyo nakubwiraga? Shi! Rusaki hafi. Iyi nkoko rwose isigaranye amahane isigaye irirwa idonda izindi. ese ubundi mwayigurishije cyangwa se tukayibaga? ndumva ndwaye n'inkorora, menya isosi yayo ariyo yamvura. Ariko wagireka kunsetsa rwe. Wavuze ko mu rugo tudaheruka akanyama ukareka kwitwaza inkorora. Nyamara papa ntabeshya mama. Agasozi kari mu rusenda koroshya inkorora igakira vuba. mumbwirire mwana wa. Ngaho sishyura akaringanira iduhe tuyibage. Utanteranya na papa mama kandi ninororeye mu rugo rwe. Ahubwo hari igitekerezo maranye iminsi. Igitekerezo kimeze gitese karingani. natubwire tumugire inama. Rwose simbabeshya. Aho mama agiriye gucuruza, ubu bworozi bw'inkoko busigaye bungora kubukurikirana. aho nimumva di, ukugura gute se kandi nkufasha? wowe na mama wawe iyo mwagiye ku kazi, sinjye n'umukozi tugabuririza inkoko? Ariko n'ubundi umuntu umwe izi nkoko ntiyabasha kuzitaho. None se igitekerezo uvuga ushaka kutubwira ni iki? Ubu bworozi bw'inkoko wabwihera papa akaba ari ubukora. Nge nkashyira imbaraga mu bucuruzi bwanjye nkajya murangurira amagi. Ubwo papa wasanga nk'umushinga wo gutunganya ifumbire y'imborera no korora utumasa tukiri duto akatugurisha tumaze gukura, kandi akaba asanzwe yita kuri izi nkoko, ndumva bitamugora. Ubwo twagize amahirwe papa agatahuka, akava mu mashyamba mu mitwe yitwaje intwaro, rwose birakwiye ko twamufasha no kwiteza imbere. Wase kandi ninde umpamagaye di? Alo? Uraho Karengane? Muraho Giti? Amakuru y'iminsi ra? Ese urubyiruko rwa Karabu dufatanye urumuri ko mudaheruka kuza kundeba? Hari imishinga tumaze iminsi dutegura, nitujya kuyishyira mu bikorwa tuzaza kubareba mudufashe ye. Ni karibu muri Isanga. Umva rero icyo nari nguhamagariye. Mbwira nkuteze yombi. Uze gushaka akanya ugere ku kagari uze gufatira muntu yawe yaraje. Oh, murakoze cyane rwose, iyo ni inkuru nziza. Ahubwo reka nze mpite njya kuyifata. Sawubwo nuhagera ufite akanya uraza kundeba mu biro tuvugane. Murakoze cyane muyobozi. Gitifu arambwiye ngo irangamuntu yanjye yaraje mama. Ahubwo reka mpite njya ku kagari kuyifata. Ngo indangamuntu yawe yaraje? ugize amahirwe mwana wa, nyaruka ubanze uyizane kuko ibi byangombwa byari byampangayikishije pe. Ntabwo ari wowe gusa papa. Bakimara kunya ibirangamuntu nibaza ukuntu ngiye kubura amahirwe yo kuzitorera perezida wa repubulika n'abadepite mu kwezi gutaha kwa Nyakanga uyu mwaka. Kandi koko kuvuvutse n'ubwa mbere ugiye kwitabira igikorwa cy'itora. Erega urubyiruko nirwo rugize umubare munini, bityo rero kwitabira amatora ni itafari ryabo mu kubaka ejo hazaza. Nicyo cyancenguraga umutima mama, ukuntu ngiye kubura amahirwe yo kubahiriza inshingano yanjye nk'urubyiruko nihitiramo abayobozi bambereye. N'ubundi nk'urubyiruko ejo hazaza hari mu maboko yanyu, niyo mpamvu mugomba kugira uruhare mu kwihitiramo abayobozi bazabafasha kugera ku iterambere. Niko bimeze. Ubwo mbonye indangamuntu kandi nkaba nujuje imyaka igenwa n'itegeko, nta kabuza rwose nzatora. Ahubwo reka ngire ku kagari nza niyo ndangamuntu.
nyaruka mwana wa ubwo naho mu kanya. Niko mujyana kwira izuba warihangayira ayo matungo si yakuye. Mvuye kuri misoko ku Gasharu izene niho nzikuye. Yewe ayo mafaranga muyarya yabavunye pe. Ubuje n'amaguru ushoreye ihene kuva ku Gasharu kugera inaha. Iyo umuntu ashaka kugira udufaranga yunguka muri ubu bucuruzi bw'amatungo arazinduka akajya kurema amasoko yakure n'ihene ziba zihendutse. Cyakora nibyo andi makuru se. Turaho nta kibazo nizere ko ejo bamenye ko dufite inteko y'abaturage. Nzaba mpari ntabwo nahabura ahubwo nkubaze mujyana. Ikibazo cyo kwagura umuhanda wacu ugera ku gishanga nacyo kiri mu byo tuziga hejo. Rwose kiri mu byibanze. Uyu muhanda ni ingenzi reka tuwukoresha tugeze umusaruro ku isoko. None se mu nteko y'abaturage iheruka abaturage ntitwe twemeye ko tugiye gusinya tugatanga ubutaka nk'uruhare rwacu, naho uruhare rwa leta rukaba rwo kuzana imashini zigakora umuhanda. Niko twabyemeranije ariko nyuma hari abaturage babyanze bavuga ko bakeneye ko leta ibaha ingurane. Ariko abo babyanze menya bataraje mu nama. Ndibuka ko umuyobozi yatubwiye ko abaturage turamutse tubigizemo uruhare uriya muhanda wakorwa vuba. Nitutegereza ko ubuyobozi bushaka ingengo y'imari yose y'uriya muhanda harimo no kwishyura ingurane z'aho umuhanda uzagukira bishobora gufata igihe kinini kandi uyu muhanda urakenewe pe. Ahubwo ndumva tugomba gukorana na komite twatoye ku buryo abafite ubutaka bukora kuri uriya muhanda bose ejo bazaza mu nama. Niko bigomba kumera Safa. Abaturage bibwira amahoro n'inyamitavu reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze muri iyi nteko y'abaturage twitabiriye turi benshi. Murakoze cyane. Muri iyi nteko tugiye kurebera hamwe ingingo 3 z'ingenzi. Ingingo ya mbere ni ukurebera hamwe aho imyiteguro y'amatora igeze. Uwamaho uyu mwaka ufite ubudasa pe aho dufite urubyiruko rwinshi ruzaba rugiye gutora bwa mbere. N'umuhungu wanjye Karinganira ari muri abo. Nizere ko mwese amatora tugiye kwinjiramo muyazi. Zawadi natubwira ayo matora. Murakoze cyane. Amatora tugiye kwinjiramo ni amatora ya perezida wa repubulika n'ay'abadepite azaba mu kwezi kwa 7 uyu mwaka turimo. Zawadi arakoze cyane. Ingingo ya 2 tuza kuganiraho ni uburyo umuryango nyarwanda ugomba gufatanya mu kwakira abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi barimo kugenda barangiza ibihano byabo bagataha. Ariko wamugana abo bantu bakwiye gufashwa by'umwihariko. Nanjye mbona mbere yuko bagaruka mu muryango nyarwanda baba bakwiye gushyirwa mu ngando bakaganirizwa ku buzima butandukanye bw'igihugu. Ariko ibyo leta isanzwe ibikora zawa. Nyamuneka bavugaho inyuma muceceke. Kuri iyo ngingo turaza guha umwanya umujyanama w'umushinga dufatanye urumuri atuganiriza. Rwose dufatanye urumuri yatanze umusanzu mu guhuza abanyarwanda idufasha kudaheranwa n'amateka. Muceceke nkomeze. Ingingo ya 3 tuza kurebera hamwe nijyanye n'ikorwa ry'uriya muhanda ugera ku gishanga. Nkuko mubizi uriya muhanda wangijwe n'imvura kandi ukenewe nuko tuwagura. Bose birakenewe pe kugira ngo imodoka zidutwarire umusaruro zigeze ibona aho zinyura. Simperuka ari abemeye gutanga ubutakara kugira ngo umuhanda uzabone aho wagukira. Kugeza ubu hari abaturage bamaze kwigomwa batanga ubutaka. Ikibazo dusigaranye n'umuturage umwe wanze kuva ku izima ashaka ingurane. Ariko nk'uwo muntu ushaka kutudindiza ninde? Rwose uwo muntu niba mutubwire. Ariko nyamara ibi bintu birababaje pe. Inteko y'abaturage bibwira amahoro n'inyamitavu irimo kwiga ku bibazo by'ingutu bibugarije. Ese aho wanze kwifatanya n'abandi mu ikorwa ry'umuhanda aragira have ku izima? Ntuzacikwe n'igice cy'185 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze ufite ikibazo inama cyangwa igitekerezo watanga watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0788306539 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shirimpumu. Mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa 4 saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.